hatazagira ushaka ko dukora genocide yakorewe abatinganyi kuko hari abantu bavuga ngo abatinganyi kugira ngo tubice aho dukoze genocide ikorerwa umutinganyi n'umuntu ufite ikibazo ntagomba gucira urubanza kuko ntabwo nzi cyamugize gutyo gusa kuba ameze gutyo nta mucira urubanza simvuga ngo n'ubuzima bwiza Padi tugiye gutikura gutikura kwawe ndakuzi ntacyo kuba gutwaye use gutikura kwiza kubaho utikura neza hari ryo utikura ku muntu ugira ngo urebe ko wamuvanamo ikintu cyakubaka abandi wow niko nkuzi none waramvumbuye akuvumbuye neza Padi ariko wabanza ugasuhuza abadukurikiye mbere yuko tangira gutikura ndabaramukije mwese abadukurikiye mbifuriza ibihe byiza mbifuriza kubana n'Imana nitwa Padiri Jean Pierre Rushigajiki uzi ku izina ry'akabyiniro kova kumva mu bwana ka Piero ni ngewe rero uri kumwe n'uyu munyamatiku mwiza Padi tuguhaye ikaze kuri Emi Pro Media ndetse no kwiteka TV ubu iki kiganiro turi gukorana kiranyura ahantu habiri kibazo rwose kuri televiziyo Emi Pro Media ndetse no kwitwa Iteka TV zatuma kigera ku isi yose Padi ntago ndagushyira mu imiyaga tugiye guhita dutikurana yego nyine kwa kuri padiri iyo umuntu abonye padiri ahita yumvamo na kiliziya kuko ntago ushobora kuvuga padiri ngo habure kuzamo kiliziya byanze bikunze muri no minsi rero hari urusaku ruhari hanze ahangaha bari gusakuza ngo kiliziya igiye kurimbuka ujye ubyumvaho nawe abantu barabivuga ariko haba harimo nyine abantu bakunda byashyushye kandi byashyushye nyine nta n'igihe bitabayeho ibyo ngibyo rega nta gihe bitabayeho mu mateka yayo mateka ya kiliziya hari n'igihe abantu bagiye baduhama n'amatariki n'imyaka kiliziya izarangiriraho bakagenda mbere yayo ariko Padi muri no minsi biragaragara ko muri mu marembera uko mubibona mwebwe siko ngiye mbibona ngiye ndi kuvugira abo bantu bandi kiliziya abantu batayizi bajye bibuka ko ifite nyirayo kandi nyirayo ntajegezwa yitwa Kristo twebwe abantu yewe natwe turimo dushobora no guhemuka kwibeshya ariko nyirayo Kristo ntabwo yatuma igira wege kandi mu mateka ya kiliziya n'ubundi yabayemo abakora ibintu neza ibamo bibeshya ibamo nyabyaha kuko ntabwo twajya ngo tuvuge ngo twese turi intungane niyo nuwageze ku butungane buhabwa n'Imana ntabwo ari umuhate we gusa umuhate ushyikirwa n'ingabire y'Imana na Roho Mutagatifu ariko kiliziya ntaho izagera rwose mu Padi ubwo ntabwo uri kutubindikiranya hari ukuntu mwebwe nyine kubera za filozofi mwarize na za teologiya mufite n'ingabire yo kubindikiranya keretse nk'abo impamvu igiye gusenyuka ni wenda tugahera kuri iyo mpamvu nibyo ngiye kukubwira nyine ngiye ndi kuvugira urumva narabyumvise ndi kuvugira ababivuze n'abagiye babyandika ndagenda ku murongo kuko mbivugiye icyarimwe wabyibagirwa icya mbere nk'ubu muri no minsi biri gusakuzwa ko nyine muri gushaka kwemerera abatinganyi gusezerana imbere y'Imana muri Kiliziya Gatolika ndetse mwatangiye muri kugeramo bidushyiramo gake mutangira muvuga ngo nabo n'abantu ngo tubakire ngo nabo ngo nta kibazo ngo mu muryango w'Imana urumva ko mushobora kuba ari amayeri mukoresha kugira ngo mugende muduteguriza kubyakira ibyo mugiye kudukorera hano mugiye kudukorera mu minsi iri imbere ubwo guse sibyo icyo sibyo mpere nko kuri kivuze cyabatinganye cyavuzwe muri iyi minsi abatinganye ni babandi bakorana imibonano mpuzabitsina bahuje igitsina koko njya mbyumva n'abantu bitewe wenda bitwaje wenda n'akantu wenda umushumba wa kiliziya yavuze cyangwa se n'imirongo isanzwe ya kiliziya batari bazi ahubwo bakaba bari kuyisobanura mu mvugo z'uyu munsi urugero nta na rimwe kiliziya igibona umuntu ufite ikibazo nk'umuntu wo guhezwa mu mateka yayo n'umuntu ufite ikibazo kuko umutinganye n'umuntu ufite ikibazo ntimugire ngo kuba ngiye kumubanira mvuga ko adafite ikibazo agifite ariko ntabwo ari ukwica hatazagira ushaka ko dukora genocide yakorewe abatinganyi kuko hari abantu bavuga ngo abatinganyi kugira ngo tubice aho dukoze genocide ikorerwa kandi kiliziya ntabwo nta kipfana na genocide nta kipfana nayo noneho rero hari ushaka ngo tubaheze ariko ko n'umubyeyi adaheza abana yabyaye uko baba bameze kose Yezu Kristo niwe wabikora kiliziya se imukorera niyo yabikora no kuvuga ngo abatinganyi uko tubabona n'abantu barimo gukora ibintu
bihabanye no gushaka kw'Imana niko kizibyigisha ndetse no muri morale ya Kiliziya ngira ngo morale ya Kiliziya n'ubuzima bw'imyitwarire inyigisho zijyanye n'imyitwarire ikwiye umuntu ufite impagarike y'ubuzima ku bukristo ndetse no ku bumuntu umutinganyi n'umuntu ufite ikibazo ntagomba gucira urubanza kuko ntabwo nzi cyamugize gutyo gusa kuba ameze gutyo nta mucira urubanza simvuga ngo n'ubuzima bwiza ni nkuko hari nk'uwavugize ugeze umutinganyi ugeze kutubwira ngo ariko ngiye ngo nta kibazo ngo narabivukanye reka twemere ko wabivukanye none se umuntu ufite ikirenge uvutse ikirenge kireba inyuma cyangwa afite ijisho rimwe avuga ko afite ubuzima bwiza ngo nuko yabivukanye ariko ngubu namuvugira hari ukuntu ubona nk'umuntu tuvuge nk'urugero ubundi muri science dans les conditions normales hari ukuntu umuntu w'igitsina gabo inyamaswa de sexe masculine hari ukuntu iba yubatse ni de sexe féminin nk'urugero igitsina gabo uyo kimaze gukura urutugu ruba runini ku bagore hano hepfo hakaba ariho abanini ahandi hakaba hato noneho hari no bakamera n'amabere bakagira n'uburyo bitwara n'ibimenyetso bakora n'amageste nuko bagenda noneho hari umuntu ubona naturellement hari abonzi ngiye ukabona noneho byarabaye inverse kandi yakabaye yitwa abarirwa mu gitsina gabo mu bitsina abafite ibitsina gabo ariko ukabona nawe yibereye gutyo nyine ku buryo atsapye nk'ikanzu rwose utamuzi wagiye waroba gusa urumva badafite rezo nuko ibyo uvuga koko umuntu ashobora kubameza aryo yanabivukanye ariko n'ubumuga nyine ni nk'uko ushobora kuvukana ijisho rimwe cyangwa se ukavuka yewe hari n'ushobora kuvukana sida wenda yose ubumuga ariko arayivukanye ariko ntabwo wambwira ngo ufite ubuzima bwiza ngo kuba bivukanye kuri twebwe ubutinganyi ni ikibazo ngewe ku giti cyanjye ngewe nkabona ari n'uburwayi ibyo ariko mbivuze ku giti cyanjye nta wundi bivugiye uwo ari we wese ku giti cyanjye mbona ari uburwayi kandi buri guturuka mu mitekerereze kuko umuntu muzima w'umugabo yagize ikimukuru kijyanye n'ubuzima ndangagitsina akururwa n'umukobwa cyangwa n'umudamu umudamu nawe bikaba gutyo utangiye gukururwa n'abo muhuje igitsina haba hajemo akabazo wakavukana wakandura hariho n'ababyijyanamo wenda bashakisha amafaranga kuko tuzi ko babona amafaranga wowe noneho we nta kumucira urubanza nta n'umucira mbishatse ni ukuvuga ikirere ni ukuvuga ngo ubutinganyi ni ikibazo ariko twanakora n'ibishoboka byose ngo ubutinganyi bubeho ibyo dukora byose ibyo dushoboye byose twabikora ariko iyo tumaze kubona ko bahari ntabwo twabica nabo ni abantu kandi Imana iracyabakunda ibyo bashobora guhabwa byose nka serivisi bazihabwa ntabwo azajya kwa muganga avuga ngo subirayo umutinganyi ntabwo azajya ku mucamanza ashaka ubutabera ngo subirayo umutinganyi ntabwo azatega imodoka ngo avuge ngo ntabwo tugutwara uri umutinganyi ntabwo azajya kwa padiri amubwire ngo subirayo umutinganyi nuvuga ngo niba akeneye batisimu azayihabwa umutinganyi aje guhazwa wamuhaza ubizi ko ari umutinganyi ariko nabwirwa n'iki icyo ni icyambere kumenya ko ari umutinganyi ubundi se wowe nabwirwa n'iki niba uri we cyangwa ntabwo nabibonera mu maso icyo ni icyambere icya kabiri nanabimenye icyambere ngira ni kugira impuhwe kugirira impuhwe kuko ubana n'ikibazo wenda nawe utabona uko wikuramo sibyo ariko ntabwo icyambere nakugira n'impuhwe ariko nshobora kuguhaza kuko ubundi se niba wenda nibyo ukora ari icyaha tuvuge ko ari icyaha ko mpaza n'uwakuyemo inda ariko aba yabanje kugira uretse gatoya haza uwakuyemo inda kandi uwakuyemo inda ntibivuga ko yahagaritse gusambana ariko ndamuhaza cyane cyane ko atajya gusambana ngo ampamagare n'umutinganyi n'abajya gutingana ntabwo azaduhamagara ngo mwari muzi ko ngiye gutingana kandi nawe wenda ni icyaha gishobora guhanagurwa n'imbabazi z'Imana mu nzira zinyuramo zose kugera no muri penitensiya ni ukuvuga ikirere ni ukuvuga ngo kuba umutinganyi yaza akadusaba serivisi tukamuha ishoboka ko ari idashoboka hari serivisi atahabwa ngo bishoboke nibyo ruvuze bijyanye no gushyingirwa kw'abatinganyi gushyingirwa kw'abatinganyi byo muri Kiliziya ntibishoboka izo ni inyigisho za Kiliziya zihereye ku ijambo ry'Imana muri Kiliziya abakorana umushyikirano mpuzabitsina tunabyita umushyikirano mpuzabitsina kuko no mushyikirano ni mwiza ni namutagatifu kubona ko umugabo n'umugore mu bwubahane ni bitagatifu ariko bikorwa hagati y'umugabo w'igitsina gabo reka mbyongere
kuko arabita abagabo ataragitsina gabo n'umugore w'igitsina gore kuko arabita abagore kandi atari abagore vir na uxor mu kilatini nibo bashyingirwa uko amategeko ya Kiliziya bivuga bihereye ku ijambo ry'Imana uko Imana yaremye abantu ikabashingira uhereye kuri Adamu na Eva tubona mu gitabo cy'intangiriro noneho rero ibikorwa hanze y'abashakanye byose yaba hagati y'abahuje ibitsina yewe noneho reka nkurindira ku murima yaba hagati y'umuhungu n'umukobwa batashyingiranye byose n'icyaha noneho rero ku by'umwihariko ntabwo dushobora gushyingira umugabo n'undi mugabo umugore n'undi mugore gusa tubagirira impuhwe tukababanira aho bishoboka ariko aho ngaho ntituzababanira bizashoboka ibyo ni inyigisho za Kiliziya papa yerutse no kubisubiramo nawe kuvuga ngo tubanire neza abatinganyi ntibivuga ko bagiye guhabwa isakaramentu cyo gushyingirwa yewe n'umusore rega hari ushobora kuza atujuje imyaka y'ubukure uzi umusore w'imyaka 15 yazavuga ati ndashaka ngo nuko ndi umuhungu ndashaka gushyingirwa twarimuha ntabwo byakunda umukobwa w'imyaka 13 twamushyingira ntabwo bishoboka no kuvuga iki no kuvuga ngo nabandi bafite uburenganzira hari ibyo bagomba kuba bujuje conditions bakunda indimi z'amahanga condition ntabwo hari ibyo bagomba kuba bujuje abatinganye rero bo nta na kimwe bujuje Padi ibyo urankonvense nyine ariko nubwo nkonvense ntago konvense ibihe nibiramuka bibaye ko abatinganye bemererwa ibiranakubwiraga nkuko biri gusakuzwa ubwo sinzi nyine ubwo sinzi kuzabisobanura reka mfe kuba mbyemeye bo reka biramutse bibayeho kabaragahuma munwa ariko sinshaka gutekereza biramutse bibayeho kuko ni nkuko nashaka gutekereza mbyuka nsanga ndi umukobwa